kontara rwose ari kuyigendana ni ikibazo kijya gaterekaho umukono kaza kuba umutoza w'abazamu mu ikipe ya Rayon Sport kuva muri Bugesera niho yari arimo atoza uyu Ndashimira Bakame yabaye muri Rayon Sport batwaranye ibikombe bajyanye bajyanye mu matsinda Bakame yarayirimo ubwo rero kuza kuyitoza agatoza abazamu ni umuntu wayibayemo ni umuntu yizi si umuntu mushya muri Rayon cyane yaranayikiniye ntekereza ko Bakame atari umuzamu mubireje atari umutoza w'abazamu mubi dore ko agize na experience agira fatara mu Bugesera amaze kugira experience kuko urumva yuko niba yari muri ko bishoboka ko cyagiye bare bamuvumbuye koko uko Bugesera yamuhagaritse se ariko Regis mu makuru nyesha Bakame nyir'ubwite kuko ngiye twabashije kwivugira kuganira muri iki gitondo twaganiriye mubaza kuko ejo naramubonye hariya ku kibuga Nyamirambo ari kumwe na bamwe mu bantu ba Rayon Sport hari n'abakinnyi baganiraga nagize initiative yo kumubaza nawe kubimuvugaho kuza muri equipe ya Rayon Sport ndamubaza ni se Bakame bimeze biti bikuvugwaho ambwira yuko rero we biganiro birimbanyije we n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ariko icyemezwa nyirizina kitarafatwa kugira ngo abe yashyira umukono ku masezerano ariko igihe icyo ari cyo cyose nk'uko Samira bibabwiye ikibazo kigiye birashoboka ariko nonaha kuko yambwiye ati nonaha kuko narasinya ndacyari free n'ubundi waza mwumva iyo offer iremereye ngewe rwose munde wuhe niko yambwiye rwose offer iremereye arayishaka he niko yambwiye niko iremereye sirajya hetete oya birashoboka kuko uyu ni umutoza Bakame ni izina rizwi ashobora no nyine nawe ugerageje wenda nk'amakipe tugendeye ku makipe uko afite wenda abatoza b'abazamu urabona iyo offer yabo iremereye indi yaba cyetse ni Samira nyine duhe nk'urugero polisi ifite umutoza w'abazamu Toma baramwirukanye se arimo Toma saraheruka Toma suskaba muri Gorilla Toma yagiye muri Gorilla ni hari ahubwo hari umutaramu oya ntago bamusezeye kuko basezereye Mashami hagiye Mashami ajyana kuko hagiye Mashami hagenda uyu mwungeza we nuze uyu hagiye Justin na Nyandwi hagenda na fitness undi nuze uyu Titi na Titi yaragiye ese nuze aba Titi niwe fitness yaragiye mwambari Serge se naba muri abambasaba muri national se muri national na club afite mwambari Serge ari club nayo muzimo nanjye muri national kuko muri polisi wari umutoza w'abazamu wa polisi uramuzi Samira ara no mujama munini ubyibushye ntabwo nzi izina rye ariko arari mu bo basezereye nkubwiye n'abatoza bari bungirije Mashami na fitness nawe yajyanye nabo se kandi nkubwiye uwo ntawe urimo w'abazamu we nawe nabonyemo nkubwiye wa fitness na Nyandwi na Justin na Mashami ni Titi fitness coach wa polisi wari fitness coach wa polisi hakaza Mashami Vincent wari umutoza mukuru hakaza Nyandwi na Justin bari bungirije baratoza babiri bungirije wabazamu we ntawe nabonye kandi nyamubona gutyo urumva rero kuri Bakame na equipe yabayemo ndumva rwose ngo yitwa Jibril niwe mutoza w'abazamu ba polisi yahoze muri Kiyovu Jibril ntabwo rero bamusezera bamusezera arimo Jibril arimo n'umutoza mwiza APR iramufite mugabo ngatubwire abazamu sinzi ko mutakaje ubwo keretse iyo offer iremereye iraza kuva muri kuko Gorilla nayo iramufite Toma ubwo iyo offer iremereye ava muri Gicumbi na Muhanga cyangwa muri Kiyovu na AS Kigali birumvikana iyo umuntu atarasinya ntabwo arasinya ariko reji none se turebye amakipe yindi yamuha wenda ibyaba biruta ibyo rero yabiri kumuhatite turebye izo ngizo APR yamufite polisi iyo ubundi wavuyeho APR na polisi yari ikipe yabayemo azi ari ikipe y'izina ako kantu gakosore ko kuvuga ko ari indire ngo offer yindi yabiremereye iyo kipe yabiri bavugana byavuye kuri nyir'ubwite ntabwo basa bavuga bati yatu kampani bande abareyo reze abareyo none se ubundi hari ibimenyetso bihari bivuga yuko yabagambaniye oya ngo ni Jabir not Jibril yitwa Jabir ubundi uriya mugabo avuka mu gihugu cy'Ubuganda ndamuzi yabaye mu Magaju yabaye muri Musanze yabaye muri polisi yabaye no muri Mukura yaciye no mu Magaju no muri Mukura
warabinyuzemo Ndamuzi tuvuga ko Jibril. umutaramu ni muzima cyane Ndamuzi Jibril. ubwo rero Ndayishimiye Bakame ni ikibazo cy'igihe umukono araza kuba awuterekaho ku ikipe ya Rayon Sport gusa nubwo reje amakuru ngewe nari mfite nuko n'ubundi bamwe muri bo baramushakaga abandi batamushaka kugihe yabayemo ngo hari abo bigeze kugirana mu tubazo ariko nicyo kintu cyonyine kibura tite ubundi Ndayishimiye Eric Bakame yaba ari n'umutoza mwiza Samira kuko uyu ni umuntu wabaye umugaridi ukomeye buriya wenda kuba waba umukinnyi mwiza n'umutoza mwiza buriya nabyo ntabwo biratandukanye ariko iyo bikunze ukaba umutoza mwiza buriya ugira kariyeri nziza Bakame rero nk'uburyo twamubonye mu ikipe ya Bugesera amaze kuba umutoza nawe umaze kumenyera ikipe ya Rayon Sport arayizi ni ikipe yabayemo imyaka myinshi ari umugaridiye wayo ibibeshya bagatsindwa azirukanwa uzabyegekwaho Rayon Sport se situbizi uzabyegekwaho ariko wibuke neza ko na Bakame nawe ari umuntu uzi ikipe cyane kuko byinshi biyibamo arabizi nawe si mushyashya muri ekipe ntekereza ko rero byaba byiza cyangwa se byaba ari ibintu bishimishije turamutse tubonye Bakame muri iyi ekipe nk'umutoza w'abazamu Samira wenda ikindi kintu njye navuga tukiri kuri Rayon Sport na ku matransfer ari kugenda avugwamo ubwo nyine narayiva kuyo mitengwa nakanya ubwo ndini Ayibonga Lebuta umutoza wa fitness coach wa Rayon Sport ahangaha aramutse agarutse nanjye ntabwo nabakoza fair nabonye ya postinze buri kuvuga ya postinze kuri IG on my way to ashiraho utuntu twinshi ashaka darapo ku Rwanda urumva ko Ayibonga rwose ari mu nzira agaruka mu Rwanda baramutse bagumanye n'uyu mutoza ya Bonga kuko wabonye yuko ari muzima wabonye yuko ari umutoza rwose utapfa kubona nonaho umusimbura we wazaga agakora nk'ibye byaba ari ibintu byiza rero kuri ekipe ya Rayon Sport cyane Samira tugikomeza rero mu ikipe ya Rayon Sport ikintu nakubwira ngewe nahoze mbibabwira ubushize mumbaza ku mukinnyi twa Nzotanga mwamumbwiyeho ndababwira ni nyamara uyu mutaramu kuva muri ekipe ya Rayon Sport kuva muri ekipe ya APR birashoboka yuko yajya mu ikipe ya Rayon Sport mbabwiramo n'ikipe ya Polisi ariko ku makuru yanjye mfite y'indani Samira nuko uyu mukinnyi ibiganiro bigeze kuri 90% nawe isaha n'isaha wamubona yambaye jezi y'ubururu n'umweru none se amakuru amujyana muri Polisi akavahe we nawe ndakubwira amakuru mvana muri Rayon Sport y'indani mvana muri Rayon Sport nuko rero Nzotanga rwose ibiganiro bigeze kuri 90% byo kuba yakwinjiza muri ikipe ya Rayon Sport bigeze kuri 90 cyane mwongera nakubwira ko uyu musore nababwiraga uwo bita Aimable Narindwa Aimable ejo nabikubwiraga yuko turi hano muri studio ari kuza i Kigali kuganira n'ikipe ya Rayon Sport mu biganiro bya nyuma ibiganiro byagenze neza hagati y'uyu musore uyu mukasere w'ikipe ya Mukura nawe hagati ye na ikipe ya Rayon Sport ibiganiro byagenze neza ikibura ni kimwe uyu musore araza kuza kugurwa miliyoni 10 z'amanyarwanda ku myaka 2 kuko ibyo ngibyo ni ibiganiro rwose biri ku meza byarangije no kuba official ikipe yarangije kumvikana n'uyu mukinnyi ikibura ni sinyatire y'umukinnyi akerekanwa n'ikipe ya Rayon Sport isayero yose muraza kubona bita Narindwa Aimable umukaseri wambaraga nimero 17 mu ikipe ya Mukura nawe muraza kuba mwamubona mu ikipe ya Murera ikipe y'abafana akaba rero ari ibyo bintu navuga ku ikipe ya Rayon Sport ariko ikindi kintu navuga ko Samira kuri ekipe ya Rayon Sport wowe nkawe ureba agaciro hari umukinnyi nawe ukomeje kuyivugwamo mbere yuko iyi mikino nyuma yuko iyi mikino y'agaciro iri kubera hano kuri Tapis Rouge Osora naga ari imikino y'agaciro ni imikino ya Esperance tournament not agaciro yego sorry umbabarire ni imikino rero iri kubera hariya kuri Tapis Rouge ni imikino iri yajemo amakipe atandukanye na amakipe amwe y'abakinnyi turacyabirimo ngwino Nzotanga tubwiye ko Nzotanga bigeze rwose kandi nkabona ngiye menya amakuru nimugoroba ko umuntu twa Nzotanga witwa Baka bashaka kuza kwinjiza muri Polisi ubwo tite nawe nayo afite ayo ni amakuru yanjye mfite ubwo Nzotanga na Aimable Narindwa reje bigeze Narindwa Aimable yarangije kumvikana na Rayon Sport isaha n'isaha n'amafaranga rwose agomba guhabwa miliyoni 10 ku myaka 2 ayo makuru ndayafite rwose isaha n'isaha
ibiganiro rwose byagenze neza hagati y'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, isaha n'isaha araza bashyiraho ikaramu cyane. Nta byo gusubira ihuye kuko Mukura yo yarakomanze umusore. Abasore benshi b'abanyarwanda cyangwa se b'abakinnyi b'abanyarwanda benshi baba bashaka gukina muri izi kipe nkuru kuko nizo ndoto zabo. Iyo ugize amahirwe rero nk'iyo kipe ikagushaka, ahubwo Regi narayibonye ko wajya muri ekipe ntoya. uyu mukinnyi yitwa Ndera wo muri Mukura w'umukongomani uri gukina rino rushanwa, ukinnye muri Buja nyine ukura mukongomani ugiye kugarukaho, umwana ufite w'imyaka wambaye nimero 11 yewe n'umutipe ukina ku ruhande Sunzu Boneri nawe ari muri rino rushanwa kuko ngo yasinye umwaka umwe muri Mukura, ari muri rino rushanwa ari gushaka ikipe. Kandi Sunzu Boneri si umukinnyi mubi, urabibona ko niyo agiyemo atanga akazi kuri ama ekipe cyane kuri muri shampiyona yajyagamo, ukabona ko Sunzu Boneri ko muri shampiyona yaratsindaga uko hari ntabwo yabonaga umwanya uhagije wo gukina, ariko umwanya yagiye ahabwa impamvu habaga hari Boateng Mensa bagafite Lamanda Deste. Rero Sunzu Boneri yazaga umwe muri bo bamukwema nibwo yazaga rimwe na rimwe, ariko ubona yuko ari umusore ufite imbaraga kandi ufite umupira ku kirenge. Wari utujyanye kuri Mutarama w'umuhungu. Naringeze rero kuri izi match ziri kubera hano za Esperance ziri kubera hano kuri Tapi Rouge. Abantu bakomeje kuzireba, bakomeje kubonamo impano zitandukanye, dore ko harimo n'abakinnyi bakomeye basanzwe bakina muri shampiyona no mu Rwanda. Hari n'abakinnyi bari mu biruhuko nka ba Jabel nabo bari gukina rino rushanwa. Ariko njyewe Samira ubushize narabikubwiye, ndakubwira ni nabonye umukinnyi, ni umukinnyi bamwita Tony Kitoga, ni umukongomani w'imyaka 17 akina mu ikipe ya Bukavu Dawa. Ni umusore njye nyimukubita amaso, ni umukongomani nyimukubita amaso. Reka nanga agafoto ke bamushiraho Regis nyimukubita amaso umukinnyi, njye ntabwo ndapfa kwibesha ku mukinnyi urakina neza. Nyimukubita amaso njyewe nyimukubita w'imyaka 18, njyewe nagereza n'amahirwe yo kubonana nawe turiganirira. Darutse Jabiri kunaka ari Jabiri wo muntu ukora fitness no Gikondo ya Paul muri ari Gikondo Kiyovu n'amagaju. Yego yabaye umutoza wayo, yabaye umutoza w'amagaju w'abazamu na Mukura kwa Jetiri hari Gikondo. Ubwo rero ari umugande nagari umugande nawe no munyarwanda Jabiri ni umunyarwanda bavuze ko ari umugande. Oya ntabwo navuze ko ari umugande, ariko yabaye umugande cyane. Ndabizi ko inshuti yanjye turaziranye, yabaye umugande cyane Jabiri. Uwo musore nababwiraga Tony Kitoga ni umukongomani yakuriye mu ikipe ya Bukavu Dawa, ayimazemo imyaka myinshi. Ni umusore wazamukiye mu iyo kipe, mu kipe y'abato yabo. Yaje gukina mo hano mu iyi mikino ya Esperance Tournament, akina mu ikipe ya Buja, yambara nimero 11 Samir, ariko ni umukinnyi ukomeje kuvugisha abantu benshi hano i Nyamirambo. Bari kuvugisha oya njye ndakubwiza ukuri na Samir abahari anyomoze niba ibyo bintu arahubona Regis. Ni ubwa mbere mbonye umukinnyi uz'umupira akaza muri aya marushanwa ameze gutya, azi umupira w'amaguru, akina umupira w'abazungu. Kosora ni ubwa mbere ubonye umukinnyi uz'umupira akaza gukina rino rushanwa. None babakinnyi b'abanyarwanda bari gukinamo ni babi, ntabwo ari babi, ariko kosora rero karusho kanya kosora